Banyarwanda, banyarwandakazi, bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ni umuvandimwe wanyu, inshuti yanyu, Bizimungu de Gonzague. Uyu munsi bibaye ngombwa ko tuganira ku maherezo y'ikiremwa muntu hano ku isi. Mu yandi magambo, reka tuganire ku rupfu. Nubwo bitoroshye kuvuga ku rupfu, kuko nta muntu wifuza kumva aho baruvuga. Umugani wa Byumvuhore ati ruragapfa rupfakare, ati ndusabiye igihano cyo gupfa. Nanjye niko mvuze, ndusabiye igihano cy'urupfu. Narwo rupfe rwumva uko bimera, rwatugize imfubyi, rutugira incike, rwakoze amarorerwa mu bantu, rwanze icyo twarugurira icyo ari cyo cyose ngo rutureke twiturire mu mahoro. Umutwe w'iki kiganiro avuga ngo mwana tega amatwi ngo uhanure. Ndabanza kwisegura ku bantu babuze ababo mu bihe bitandukanye, ariko by'umwihariko ababuze ababo mu gihe cy'amagomerane, ababuze ababyeyi babo, inshuti zabo, abana babo, yewe n'ababuze abo bakekaga ko ari abanzi babo, kuko Imana idutegeka gukunda abanzi bacu. Burya ngo umwanzi agufitiye akamaro mu masomo ukwiye kwiga kugira ngo ube umuntu muzima. Hari impamvu Nyagasani Imana yashatse ko umwanzi abaho kandi akadutegeka kubana nawe mu mahoro. Hari impamvu rero. Nubwo amashuri ari ngombwa mu buzima kugira ngo umuntu ajijuke, ariko niyo atabaho, urupfu rurahagije kugira ngo umuntu yige, amenye ko hari Imana isumba byose kuri iyi si. Umuntu yaremewe kuzajya mu ijuru kubana n'Imana, kandi akongera kubana n'abakurambere be, abasokuruza be. Nimvuga ku rupfu murambabarira cyane, kuko biragira ku ntimba, ishavu, agahinda n'umubabaro byuzuye mu mitima ya benshi batuye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abari iyo gihera mu mahanga ya kure, mu mahanga yose y'isi, nk'uko Nyagasani Imana ariko yabishatse. Urupfu, amarembo y'ikuzimu, inzira igana mu ijuru ni urupfu. Turareba mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 27 ku murongo wa 12. Uhoraho abwira Musa ati zamuka ujye muri iriya misozi ya Avarimu, maze witegereze igihugu nahaye Abayisiraheli. Uzakireba, hanyuma nawe upfe usange abasokuruza bawe nk'uko Aroni yabasanze. Urupfu n'umwanzi ku kinyamubiri cyose. Kugira ngo yenda wumve uburemere bw'icyo mvuga, uzareba umuntu wese yanga ko hari umwanda wamugeraho, cyane cyane nk'ibyondo iyo bigeze ku mubiri we. None bibaye ngombwa kugushyira mu butaka ngo uryamemo ubuziraherezo, kandi ntuzongere kuvuga, ntuzongere kurya, ntuzongere kunywa, cyangwa kureba iyi si ukundi, ntuzongere kwishima ukundi bibaho. Mbega agahinda urupfu rudutera. Urupfu rutwerekeza mu mva, mu irimbi, mu gituro. Urupfu ni itegeko ku kinyabuzima cyose Imana yashyize ku isi. Urupfu ruca igikuba mu bantu, rugakangaranya abami n'ibikomangoma, abategetsi, intungane n'abanyabyaha, aboroheje ndetse n'abakomeye. Bose amaherezo ni mu butaka. Wacukura imva ugashyiramo amakaro ndetse n'amarangi, washyira mu gihuru, mu mazi, mu biti, amaherezo y'umuntu ni mu butaka. Nta muntu ku isi wanywanye n'urupfu ngo rumusonere ikiriba. Urupfu niyo maherezo y'ikinyamubiri cyose. Ayi bambe we, ayi gamana Nyagasani. Urupfu, urupfu, urupfu. Wumva iki? Urupfu, urupfu. Urupfu ni inzira kuri buri wese waje hano ku isi. Reka turebe mu gitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 3. Dawudi amaze kumva ko agiye gupfa, yahamagaye umuhungu we Salomoni, amuhaye amabwiriza agira ati ngiye kunyura inzira umuntu wese agomba kunyura. Naho wowe urakomere kandi ube intwari, uzitondere kubahiriza ibyo Uhoraho Imana yategetse, ugendere mu nzira ze, wubahiriza amabwiriza ye n'ibyo yadushinze byose, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Musa. Mu gitabo cya Mwene Siraki, umutwe wa 8 ku murongo wa 7, baravuga ngo ntukishimire ko hari uwapfuye, ujye uzirikana ko twese ariyo maherezo. Hari abapfa bamaze gusaza neza, bageze igihe cyo gusanga abakurambere babo mu mahoro, bagapfa ntawe bakomerekeje ngo bavushe amaraso. Hari abapfa mu mayobera bakaburirwa irengero. Ibi nabyo bitera abantu benshi imihangayiko. Abanyarwanda baravuga bati inzira igana ku Mana inyura mu marembo y'umwanzi wawe. Amarembo y'urupfu ni menshi ntabarika. Abantu bashobora gupfa nk'uko Imana yabiteganyije, cyangwa bikozwe n'abantu bavuka kuri iyi si.
arabapfira mu nzangano, mu ntambara kubera ubugome bwaje mu bantu bagapfa nk'inyamaswa. Ibyo byose ntabwo urupfu rubisonera abami n'ibikomangoma. Urugero ni urw'umwami Sawuli muri Bibiliya. Muri ibyo byose habaye hari amahitamo, buri wese yakwifuza gupfira mu mahoro akagira iherezo ryiza, ariko siko bimeze ku rupfu, kuko urupfu si twe turwiha. Nubwo hari ibyo umuntu ashobora guhunga, urupfu rugategereza undi munsi, ariko nta muntu wifuza gupfa. Kereka ibiburabwenge. Ikiburabwenge nicyo kijya gushakisha urupfu. Ubuzima bwa muntu ni igicucu gihita, ni umwuka uzimira, mbese ni ubusa busa nk'uko Bibiliya bivuga. Turebye mu gitabo cya Zaburi 39 ku murongo wa 5 tukagera ku murongo wa 7, haranditswe ngo Uhoraho menyesha amaherezo yanjye, umbwire iminsi nshigaje kubaho, bityo menye ko ndi nyamuhita vuba. Dore ubugingo bwanjye wabugize bugufiya, maze igihe nzamara kiba ubusa busa mu maso yawe. Buri wese ugihagaze ni umwuka w'akanya gato. Umuntu akora hirya no hino nk'igicucu. Ibyo arundarunze bikayoyoka kandi ntanamenye uzabyegukana. Urabisanga mu bitabo byinshi bya Zaburi, mu bitabo byinshi bya Bibiliya. Muri Zaburi, mu bitabo bya Yobu, mu bitabo by'ubuhanga, mbese wagira ngo banditse Bibiliya bose bagiye bavuga ku rupfu, hafi ya bose bagiye bavuga ku rupfu. Ubuzima bwacu burashira bugahinduka ubusa. Amaherezo y'ibyaremwe byose ni kimwe. Nta kintu na kimwe umuntu yakora ngo urupfu ruzamwibagirwe. Nta n'icyo umuntu yakora ngo Imana imukurireho iyo nzira. Urupfu ntawe rwubaha, nubwo yaba ari umwami waramijwe n'amahanga yose y'isi. Nta kintu na kimwe mwene muntu yakora ngo yigizeyo amaherezo yo gushaka kw'Imana. Urupfu ni itegeko mwene muntu yahawe n'umusumba byose kuva mu ntangiriro, ariko ngo haragoye uwo ibyo bizaturukaho. Umugati wawe uzawurya wiyushya kuya kugeza ubwo uzasubira mu gitaka, kuko ari cyo wavuyemo. Kuko rero uri umukungugu kandi uzasubira mu mukungugu. Biri mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3 ku murongo wa 19. Itegeko mwene muntu yahawe n'umuremyi we nyir'ububasha ni ugusubira kuba umukungugu mu butaka, kuko ariho yaturutse. Ibyo bigakorwa ku nyungu za mwene muntu, kuko kumvira Nyagasani Imana ni itegeko ku bantu bose. Kabone nubwo byaba ari inyamaswa yishwe kugira ngo iribwe n'abantu, ariko amaraso yayo dutegetswe kuyarenzaho igitaka. Turareba mu gitabo cy'Abalewi 17 umurongo wa 13. Haranditswe ngo umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli cyangwa umunyamahanga ubatuyemo nahiga inyamaswa cyangwa inyoni iribwa maze akayica, amaraso yayo azayasuke hasi ayarenzeho igitaka. Ni mu gitabo cy'Abalewi 17 ku murongo wa 13. Birumvikana ko n'itungo cyangwa inyamaswa nabyo bifite agaciro mu maso y'Umuremyi. Mwene muntu akubaha amaraso yabyo. Mwene Siraki mu buhanga bwe atubwira ko urupfu ari itegeko ku kinyamubiri cyose, bitugomba kubyemera twese bari hano ku isi. Mwene Siraki 41 ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4, ngo ntugatinye iteka urupfu ruzagucira, ujye wibuka bagutanze gupfa n'abazapfa nyuma yawe. Ngiki itegeko Uhoraho yatanze ku kinyamubiri cyose. Ni kuki rero wakwanga icyagenewe umusumba byose? Wabaha imyaka 10, imyaka 100, 1000, ikuzimu ntawe uzagutonganyiriza igihe wamaze ku isi. Itegeko nyir'ububasha yatanze ku bantu twese ritugabanyiriza ukwikuza ko abantu bamwe tugirira abandi. Abantu twese yatuvanye mu mukungugu kandi akaba ariho tuzasubira. Koko rero uri umukungugu kandi uzasubira mu mukungugu. Biri mu gitabo cy'Intangiriro 3 umurongo wa 19. Hari itegeko ryo gusubira mu gitaka, kujya mu mva, sepulture mu ndimi z'amahanga, ni mu rurimi rw'Igifaransa. Umuco abantu twese dukomora ku Mana, yewe n'umuco abakristo dukomora muri Isiraheli no mu bihugu bibakikije, nabo babikomora ku mategeko bahawe n'Uhoraho. Umuco ufite ibyo wagennye birebana n'imva ya nyakwigendera. Kwima umuntu imva rero, kumubuza gushyingurwa, byafatwaga nk'amahano cyangwa ibyago bikomeye bikurikiranye uwo muntu. Kimwe no kwanga ko umuntu ashyingura be, ni amahano cyangwa ibyago bikomeye cyane kandi bizamukurikirana. Turareba mu gitabo cya Zaburi 79 ku murongo wa 2 tugere ku murongo wa 4. Ngo aranditswe ngo imirambo y'abagaragu bawe bayigaburiye ibisiga byo mu kirere, imibiri y'abayoboke bawe
bayigaburira inyamaswa zo ku gasozi. Amaraso yabo bayamennye nk'umuvu w'amazi mu mpande zose za Yeruzalemu, kandi nta wasigaye ngo abahambe. Abaturanyi bacu baradutuka, twahindutse insuzugurwa mu badukikije. Ibyo byo guhinduka insuzugurwa, ariko mu guhinduka insuzugurwa mu bantu turabiganiraho nyuma. Kudashyingura muri ibyo bihe bya kera, kudashyingurwa byafatwaga nk'igihano cy'abagiranabi Nyagasani Imana yabaga yaciriyeho iteka. Igihano kikaba kwanama ku gasozi no kubura abamuririra. Iyo turebye mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 14 ku murongo wa 7 tukagera ku murongo wa 11, haranditse ngo nagukuye muri rubanda nkugira umutware w'umuryango wanjye Isiraheli. Nanyaze ubwami inzu ya Dawudi ndabuguha, ariko ntiwambereye nk'umugaragu wanjye Dawudi witonderaga amategeko yanjye, akankurikirana n'umutima we wose, akora gusa ibitunganiye amaso yanjye. Wakoze ibyaha kurusha bakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'amashusho yawe abaje ku buryo wansuzuguye. Naho njyewe njugunya hirya uranzinukwa. Niyo mpamvu inteye guteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkica abantu b'igitsina gabo bo kwa Yerobowamu, yaba abacakara cyangwa abigenga muri Isiraheli. Nkavanaho abakomoka mu nzu ya Yerobowamu nk'uko bakubura umwanda bakawumaraho. Umuntu wese w'umuryango wa Yerobowamu uzapfira mu mujyi azaribwa n'imbwa, naho uzagwa ku gasozi azaribwa n'ibisiga byo mu kirere, kuko ariko Uhoraho Imana abivuze. Ni mu gitabo cya mbere cy'Abami, Abami ba mbere, umutwe wa 14 ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 11. Mu muryango wa Isiraheli bakoraga ibishoboka byose kugira ngo umubyeyi witabye Imana ashyingurwe mu mva, ashyingurwe neza mu mva yamuteguriwe, kabone n'ubwo byabahenda ku giciro gihanitse, cyane cyane iyo yabaga yisaziye mu mahoro igihe cye kigeze. Gushyingura umubyeyi ni inshingano ikomeye cyane ku bana banyakwigendera. Abana bagomba guherekeza ababyeyi babo mu muco Nyagasani Imana yabageneye. Urebye mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 25 kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 10, ni henshi muri Bibiliya bavuga gushyingurwa kw'abakurambere cyangwa ababyeyi bakuriye imiryango. Gushyingura abapfuye ni igikorwa cy'urukundo, ndetse ibyo bikaba bitegetswe n'abari mu ntambara. Abasirikari bategetswe kurwana ku mirambo y'ababo baguye mu ntambara bakabashyingura. Bikaba n'itegeko gushyingura n'uwo wita umwanzi wawe ku ntambara. Gushyingura abantu bapfuye ni umugenzo mwiza uvanze n'itegeko ry'urukundo. Yewe nubwo abo dushyingura twaba tutabazi cyangwa dufitanye insiriri, kabone nubwo gushyingura abo bantu byatugiraho ingaruka zikomeye, ariko gushyingura abapfuye ni itegeko, ndetse bikaba imbonezabupfura. Turebye no mu bitabo bya Tobi cyangwa mu bitabo bya Makabe muri Bibiliya, gushyingura n'abo tutazi n'abo tutigeze tumenya ni itegeko ku wabonye umurambo. Rimwe na rimwe imihango ijyanye n'icyunamo akenshi usanga ikomereye abayikora, ndetse bakabiha agaciro gakomeye cyane. Turareba bimwe na bimwe nko gusiba kurya, kwambara imyenda ibigenewe nk'ibigunira cyangwa gushishimura imyambaro, kwiyogoshesha imisatsi yose n'ubwanwa bakabyogosha. Turabibona mu gitabo cya Mose, umutwe wa 8 ku murongo wa 10, mu gitabo cya Mika, mu gitabo cya Izayi, Ezekiyeli n'ubuhanuzi. Hose hari no kwishyiraho indasago zabigenewe n'ibindi n'ibindi. Nyamara imigenzereze nk'iyo Nyagasani Imana yibujije ubwoko bwa Isiraheli kwishyiraho ibimenyetso bigaragaza ko wapfushije. Ubwoko bw'Imana hari ibyo bakwiye kureka. Mu gitabo cy'ivugurura ry'amategeko, umutwe wa 14 ku murongo wa 1 n'uwa 2, baravuga ngo ntimuziraburire uwapfuye mwica indasago ku mubiri cyangwa mwitega ibiharanjongo ku mutwe. Hari byinshi Nyagasani Imana yabujije ubwoko bwamuyobotse, kubera ko n'abayoboke ba Beyali babikoraga, bityo bigasa no kuvanga imigenzo, bamwe babikorera gushimisha abazimu babo. Ibyo kandi ari ikizira ku bwoko bw'Imana. Uwapfushije wese agomba kubona umwanya wo kuririra uwe, maze umubabaro, amaganya, agahinda n'intimba, ishavu akagira ubwo abyiyambura. Biri mu igitabo cya 2 cya Samueli, umutwe wa 1 kuva ku murongo wa 11 n'uwa 12, mu bitabo by'abahanuzi, by'Abami, ni henshi bavuga kwiyambura umubabaro, amaganya, intimba n'agahinda, ishavu batewe no kubura uwawe. Uburyo bwose bwadufasha kugaragaza umubabaro dutewe n'urupfu rw'abacu batabarutse
byose birajya kugaragaza isura y'imihango ikorwa n'uwapfushije. Ibyo byose bituruka ku mubabaro umuntu aba yifitiye, ariko ntibyakagombye kwitwa imihango ikorerwa uwapfuye. Mbese ngo bifatwe nk'aho tutabikoze bagaruka bakatugirira nabi. Isiraheli ari naho abakristo dukomora umuco, bo ntibemera ikintu cyose cyakorwa kugira ngo uwapfuye agire icyo yatumarira. Ikibanze gikomeye ni ukumushyingura agasanga abakurambere be. Uwapfuye ashimishwa no gusanga abandi binyuze mu muhango wo kumushyingura gusa. Nyagasani Imana usumba byose yubaha umurambo wa nyakwigendera. Nyagasani Imana yubaha urupfu rw'abayoboke be, cyane cyane abamwitangiye mu butumwa yabashinze. Aba twavuga nk'abaherezabitambo, abasaseridoti, abami bayoboye ibihugu, ingabo z'igihugu, abapfuye baraciye agahigo mu nzira y'uburambe n'ubunararibonye. Hano ndavuga nk'abakambwe n'abandi banyabwenge nk'abahanuzi. Niyo mpamvu abasaseridoti bafite izo nshingano zo guherekeza abayoboke ba Nyagasani Imana. Nyagasani Imana yubaha urupfu rw'abayoboke be, usibye wenda abagomeramana bayigomeye. Nk'uko biri bivuga, ntawe ukwiye kwirata ku bandi. Umuhanga ntaziratane. Muri mu gitabo cya Yeremiya umutwe wa 9 ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 23. Umuhanga ntaziratane ubuhanga bwe, umunyembaraga ntaziratane imbaraga ze, umukungu ntaziratane ubukire bwe. Uzashaka kwirata aziratane ko wanze bihagije. Njyewe uhoraho ushyigikira ubufatanye, ubutungane n'ubutabera ku isi. Ni koko ibyo nibyo binshimisha. Uwo ni uhoraho ubivuze. Ni muri Yeremiya 9 ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 23. Iyo umuntu yapfuye ari uburenganzira bwe yemererwa, kabone naho yaba umwanzi wawe. Nubwo mutaba mumuzi, ntaho mwigeze muhurira, ariko ari uburenganzira bwe, ndetse harimo no kubaha itegeko mbonezabupfura cyangwa itegeko ryatanzwe n'usumba byose, Nyagasani Imana ihoraho. Imihango igenerwa umurambo wa nyakwigendera ikorwa kimwe hafi ku isi yose. Kuva amateka ya muntu amenyekanye, bijyana n'urupfu ruri mu bantu. Kandi n'ubundi umuntu ategetse kubaha ubuzima bw'abantu batakiri bazima. Uko byameze kose, mu isezerano rya kera ritubwira uko imirambo y'abanyakwigendera yagenzerezwaga. Hari imvugo yateye mu bantu bagakora ikintu gifite uburemere, ariko bakabyita ngo ni ukurangiza umuhango. Ariko hari aho tuzajya tuvuga kubahiriza umuhango, ntidukomeze kuvuga ngo ni ukurangiza umuhango. Hari imyifatire abazima bakora kugira ngo bagaragarize uwapfuye ko babajwe n'urupfu rwe. Kirazira rwose kwerekana umutima wishimiye urupfu rwa nyakwigendera, kabone naho waba usanzwe ubimwifuriza. Byarashobokaga ko habagaho no gushishimura, abagashishimura imyambaro myiza, hagakoresha imyambaro idasanzwe nk'ibigunira. Hakabaho yewe no kugaragaza amarira ku maso. Urebye mu gitabo cya Samweli, igitabo cya 2 cya Samweli, umutwe wa 3 ku murongo wa 31 ndetse ukagera ku murongo wa 33, aranditse ngo Dawudi abwira Yowabu nabo bari kumwe nawe bose ati, nimushishimure imyambaro yanyu, mukenyere ibigunira, maze muririre Abuneri. Nuko Dawudi aherekeza ikiriba cye. Abuneri bamuhamba i Heburoni, umwami aririra hejuru y'imva ya Abuneri, maze imbaga yose isesa amarira. Hanyuma umwami agira amaganya kubera Abuneri. Gushyingura umurambo rero hakurikizwa itegeko ry'umuco wa buri gihugu. Nyuma y'urupfu rwa Sawuli muri Bibiliya, abaturage ba Isiraheli baritanze bajya kwiba umurambo we kugira ngo bawukorere ibihuje n'umuco wa Kiyahudi. Ibyo turareba mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 31 ku murongo wa 11 n'uwa 13. Abaturage b'i Yabeshi ya Gilihadi bamenyeraho ibyo Abafilisiti bakoreye Sawuli. Ab'intwari muri bo bagenda ijoro ryose bamanura umurambo wa Sawuli n'iy'abahungu be ku nkike y'umujyi w'i Betishani, barayizana bayitwikira i Yabeshi. Hanyuma bafata amagufa yabo maze bayahamba i Yabeshi, basiba kurya iminsi 7. Ni mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 31 ku murongo wa 11 na 13.
kwanga gushyingura umurambo kandi wawubonye, kutagena imva ya nyakwigendera kandi bikenewe, kwirengagiza urupfu n'akababaro by'abamukomokaho tukanga gushyingura umurambo we, ibyo bikurura umuvumo n'ubucibwe haba ku gihugu no ku miryango yapfushije ntishyingure ba nyakwigendera. Aha yenda hari uwakwibaza ati ese Nyagasani Imana ahana gute igihugu kandi icyaha ari gatozi? Umuntu agomba kwibarizwa ibyaha bye ku giti cye, niko benshi babikeka. Nibyo koko Imana ishobora guhana umuntu ku giti cye icyaha cyaba icy'umuryango runaka, igahana umuryango wose. Ibyaha byaba ari iby'abayobozi bakuru b'igihugu nk'abami, igahana abo bami n'abaturage batuye icyo gihugu. Uko umugisha iwugeza ku babi n'abeza, ni nako n'ibihano bisakaza ku babi n'abeza. Urugero no kuvukisha abasazi benshi, ibirara n'ibiburabwenge n'ibindi byinshi bibangamira umudendezo w'imiryango n'igihugu. Urebye mu gitabo cy'ivuguramategeko umutwe wa 28 ku murongo wa 28, uhoraho azaguteza ibisazi, ubuhumyi n'ubuhungetwe, niko bavuga. Aho ibyago bituruka turabisanga mu gitabo cy'ivuguramategeko Deuteronome, abandi bavuga ko itegeka kwa 2:28 umurongo wa 15 tugere kuri 46, ngo nutumva ijwi ry'Uhoraho Imana yawe ngo wihatire gukurikiza amategeko ye yose n'amabwiriza ngo ushyikirije uyu munsi, dore imivumo izakuzaho ikaguhama. Muri iyi mirongo Bibiliya irabisobanura byose, kuva ku murongo mu ivuguramategeko Deuteronome cyangwa gutegeka kwa 2 umutwe wa 28 kuva ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 46. Ni byinshi warebera muri Bibiliya. Hari amategeko agenga abantu batabarutse, kabone naho baba ari abanzi baciriweho iteka. Iyo umuntu yapfuye hari uburenganzira bafite. Urebye mu gitabo cy'ivuguramategeko Deuteronome 21 ku murongo wa 22, aravuga ngo umuntu nakora icyaha agacirwa urubanza rwo gupfa, maze ukamwica umumanitse ku giti, intumbi ye ntizarara imanitse ku giti. Ugomba kumuhamba uwo munsi, kuko umuntu umanitse ku giti ari umuvumo w'Imana. Bityo ntuzahumanye ubutaka bwawe Uhoraho Imana yawe aguhayeho ubukonde. Ni izihe ngaruka rero zo kudashyingura ababyeyi n'abakurambere b'imiryango? Ingaruka ni nyinshi ku miryango no ku gihugu, kuko umuryango niwo igihugu n'Imana ubwayo bakomora abana bazabakorera mu gihe kizaza. Iyo umuryango atari muzima n'igihugu kirahomba, kandi iby'Imana ikeneye mu gihugu no ku isi ntabwo byagerwaho hatabayeho umuryango muzima. Abo ubwo mu muryango uyu n'uyu bavukisha abasazi gusa, bitewe n'uko birengagije ikibazo cy'abakurambere babo, ntibabahigure mu mihigo yabo. Abo ubwo bavukisha intumva n'insuzugurwa, nk'uko twabivuze ahabanza, bagahora ari abantu basuzuguritse, bakabura ubwenge karemano ndetse na kamerano. Abo ubwo umuryango runaka w'aha n'aha uhora n'abanzi gusa, bagahora bamburwa ibyabo nta mpamvu, bagahora ari abantu babiriho kurengana gusa kandi nta mpamvu igaragara. Aho batuye hose mu gihugu bagahora ari umuryango wanzwe n'abaturanyi babo. Urubyaro rwabo kugira ngo rusohoke muri icyo kintu, bisaba kwihimura ku mujinya n'agahinda bikururwa n'umwuka mubi wa karande yinjiye muri iyo miryango, n'ibindi byinshi umuntu atakwifuriza inshuti ze. Imva nyakwigendera igomba gukorerwa isuku n'aba hafi b'umuryango we. Hari impamvu. Imihango yo gushyingura ndetse n'ibijyanye nayo bikorwa n'abafitanye isano ya hafi na nyakwigendera. Si byiza rwose guhangara imihango irebana na nyakwigendera kandi mudafitanye isano ya bugufi. Hari impamvu Nyagasani Imana yabishatse ko bikorwa gutyo. Urabisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 23, yewe no mu mutwe wa 49 kuva muri 29 kugera muri 32. Ni henshi babivuga muri Bibiliya. Kuyagira uwapfushije mugasangira akababaro ni igikorwa cyiza kiranga umuco mbonezabupfura. Ibyo kandi Imana irabishyigikira. Iyo rero kuyaga bidakozwe mu muco w'urukundo, nabyo ni umuvumo utotera imiryango ikwiye kubana mu mahoro. Urebye mu gitabo cya Yeremiya 16 ku murongo wa 6, baravuga ngo nta uzamanyura umugati ngo ahe uri mu cyunamo kugira ngo amukomeze mu kababaro k'uwe wapfuye, yaba yapfushije se cyangwa nyina,
nta n'uzamutura inkongoro y'ikiyagano. Ibijyanye no kwita ku murambo n'umubiri bijyanye no kwita ku buzima butagaragara bwa nyakwigendera, kuko uko imiryango yubatse mu buryo bw'abakurambere babo ni mu bwigenge bwa buri bwoko na buri muryango, kandi ibyo biragoye kubihuriza hamwe mu muco umwe. Nubwo hari byinshi byahurizwa mu muco umwe, hari imiryango ibayeho mu bupagani bwo guterekera no kuraguza, hari n'abandi babayeho mu bukristo bwabo. Ubupagani buratandukanye cyane nk'uko n'ubukristo butandukanye. Icyubahiro kigenerwa umukristo gatolika mu gushyingurwa bitandukanye n'icyubahiro kigenerwa umukristo wo mu yandi madini. Ntabwo abantu babihuriza hamwe nubwo bose ari abakristo bakeneye gushyingurwa. Ibyo bakora bitandukanye n'ibyo abayisilamu bakora mu gushyingura ababo. Hari abaterekera ababo bapfuye bakumva babaha ibyo kurya ndetse no kumva zabo bagashyiraho amafunguro meza. Ibyo urabisanga mu gitabo cya Tobi igitabo mu mutwe wa 4 ku murongo wa 17. Yewe no ku nzoga z'amayago bakamushyira, ariko ibyo mwene Siraki abibonamo ubugoryi. Mwene Siraki umutwe wa 30 ku murongo wa 18 aratubwira ati gutereka ibiribwa hejuru y'imva ni nko kugerageza gutamika uwabumbye umunwa. Ibyanditswe bitagatifu ntabwo bitanga umurongo ntarengwa ku bijyanye n'imihango ikorerwa abapfuye. Hari ababa bashaka gutera abandi ubwoba bitwaje imihango ituma babatinya cyane kubera yindi myumvire bafitanye nabi kuzimu. Ariko baravuga ngo nihagira umuntu upfa ntimuzicishe indasago ku mubiri, ubundi kandi muzirinde no kwicisha imanzi. Nduhoraho. Ibyo byanditse mu gitabo cy'Abalevi 19 ku murongo wa 28. Bakavuga ngo ntimuziraburire uwapfuye mwica indasago ku mubiri cyangwa mwitega ibiharanjongo ku mutwe w'imbere. Mu gitabo cy'Ivugururamategeko 14 ku murongo wa 1. Kwishyiraho ibimenyetso ku mubiri wawe ngo werekane ko ugifitanye isano na nyakwigendera nubwo ihari, ariko ibyo ntibikwiye ko mwakomeza gukururana n'uwagiye mu isi itagaragara. Imana iyo ishaka ko akomeza kubana nawe ntabwo iba yaramugutwaye. Aha rero bitandukanye no kwibuka cyangwa kumukomereza icyubahiro cye cyangwa isano n'isezerano mufitanye. Kwiraburira uwapfuye ntibikwiye kwitiranwa no kugira icyo abantu bamutezeho ngo hari icyo yazadufasha mu gukora ibyatunaniye. Iyo Kiliziya Gatolika n'abakristo bayo biyambaza abatagatifu, ntabwo ibyo bivuga ko biyambaza abazimu. Abatagatifu batandukanye n'abazimu. Urwego rw'abatagatifu ni Yezu Kristo warushyizeho kugira ngo abantu batazavaho bigizaho itegeko rya 5, ntuzice umuntu. Ariko ibi si byo byonyine yifuzaga. Kiliziya Gatolika ni urwego rufite ububasha rwahawe na Kristo, kuko Kiliziya mu kugena abatagatifu ibifitiye ububasha burenze ibyawe wowe muturage. Ibyo uzakora utabitumwe bizakuviramo umuvumo n'ubucibwe, kabone n'ubwo byaba bihuje n'ibyo wibwiraga ko ari ukuri. Iyo umuntu akiri muzima aba afite ubwigenge n'uburenganzira bwo guhitamo ikibi n'icyiza. Idini yayobotse rikamuyobora muri iyo nzira. Afite kandi uburenganzira bwo kubaho atiyambaje umunyabubasha uwo ari we wese, ariko ibyo ntakwiye kubishishikariza abandi. Uretse ko akenshi ubwo bwigenge abucumuriramo, kirazira kandi ko abazima bisunga abazimu mu kubaho kwabo. Iyo urebye mu gitabo cy'Abalevi 19 ku murongo wa 31 baravuga ngo ntimuziyambaze abazimu cyangwa ngo mubisunge kuko byabaviramo kwandura. Mu isezerano rya kera uwabirengagaho agashika abazimu ngo hari icyo abashakaho yaricwaga. Iyo urebye mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 20 ku murongo wa 27 baravuga ngo muri mwe nihagira umugore cyangwa umugabo utinyuka kuragura cyangwa gushika bazicishwa amabuye, kuko rero nibo ubwabo bazaba bihamagariye urupfu. Ni kenshi abantu bitiranya ibintu bimwe na bimwe bagashaka gufata ubwenge bahawe n'Imana bo bagakeka ko ahubwo ibyo bituruka ku bakurambere no ku bazimu batabarutse, bagakeka ko ikintu cyose gifitanye isano n'amayobera badasobanukiwe kiba kivuye ku bazimu no ku mashitani. Ariko ibyo si byo rwose, nta kuri kurimo.
imihango yose, imigenzo yose n'imiziririzo yose, byose ni muri Kristo wabambwe ku musaraba. Niba Kristo yaratsinze urupfu, yatsinze n'imihango yose n'imiziririzo ihabanye n'ubukristo. Ubwoba bwose cyangwa inyungu zose twakesha abazimu, byose nta gaciro bifite. Nta muhango n'umwe ku isi wakorwa hirengagijwe urupfu n'izuka bya Kristo. Witinya, nta gikura umutima kibaho imbere y'umukristo wizera Imana Nyagasani. Buri muntu agira imperuka ye kandi akaburana urubanza rwe. Mu butumwa bwa Kibeho, Bikira Mariya yagize ati, imperuka igoye ni iy'umuntu ku giti cye. Iyo umuntu avuye ku isi rero, hari aho agomba kubanza kunyura imbere y'ubutabera bw'Imana. Roho ya muntu ikaburana na Sekibi kareganyi udashaka ko umuntu yarokoka. Reka turebe mu gitabo cya Yuda, dusome ku murongo wa 9 n'uwa 10. Igitabo cya Yuda ni gitoya, ntabwo kigira imirongo myinshi, hariho imirongo ibarika. Aravuga ngo nyamara n'igihe Mikayeli umumarayika mukuru agiye impaka na Sekibi basigana ku byerekeye umurambo wa Musa, ntiyatinyutse no guhingutsa igitutsi ngo atuke Sekibi, ahubwo yaravuze ati, Imana izaguhane. Nyamara abo bantu bo icyo batazi baragituka, n'ibyo kandi bazi ku buryo bw'inyamaswa itagira ubwenge, nta kindi bibamarira usibye kuboreka. Biri mu gitabo cya Bibiliya muri Yuda, umurongo wa 9 n'uwa 10. Abanyamateka b'Abayahudi mu migani yabo bavuga ko Sekibi yashatse kwiba umurambo wa Musa ngo azabone uko awushinyagurira, ndetse na roho ye ayibuze kwinjira mu ijuru. Ikirego yamuregaga yavugaga ko adakwiye gushyingurwa mu cyubahiro no kujya mu ijuru kubera ko yasuzuguye Imana Imeriba. Ubwo Uhoraho yamutonganyirizaga gukubita ku rutare inshuro 2 kandi yaragomba gukubitaho rimwe gusa. Habayeho guterana amagambo hagati ya Sekibi na marayika Mikayeli wagombaga gushyingura umurambo wa Musa kandi akageza roho ye mu ijuru. Sekibi yari yasisiye ngo ibyo ntibikwiye ko umuntu nka Musa wakoze ibi na biriya, maze ararondora ye. Ariko urwo rubanza umuburanyi wa Musa ararutsinda. Amen. Buri muntu rero nyuma y'ubuzima bwa hano ku isi hari aho ahurira n'impaka nk'izo. Umuntu akabanza kuburana n'udufuti twose yaba yarakoze akiri hano ku isi. Iyo marayika murinzi wawe atsinzwe, ndetse no mu bandi bamarayika hakabura ukuburanira, ubwo kaba kabaye. Icyo gihe uba usigaranye inshuti z'abakiri bazima hano ku isi, bagatakambira usumba byose. Ngiyi intambara ikunze gushyamiranya abamarayika n'abadayimoni ba Shitani Sekibi, ariko intungane zigakizwa n'ibikorwa byazo. Nta tegeko rihana ubutungane. Mu muco wa Kinyarwanda, abantu bagirira amakenga ku rupfu rw'umuntu wapfanye igisare, avushijwe amaraso, wapfanye ibiguma. No mu muco wa Kiyahudi niko byari bimeze. Bene abo bantu baba bafite umwihariko mu gushyingurwa kwabo, kuko n'umuterekero wabo uragorana cyane. Umuzimu w'igisare yaragorana cyane. Hari abantu baba bafite imihigo bapfanye, kandi imihigo idahiguwe neza igasigara ku babakomokaho. Nta na rimwe rero Nyagasani Imana azahindura indahiro yagiriye abakurambere, kereka wenda hari ukundi byagenze. Kuba Yezu Kristo yarahisemo urupfu rwo gutwara ibiguma, si ibyo gufata uko umuntu yishakiye. Hari impamvu. Yashobora gupfa urundi rupfu, ariko kuba yarahisemo urupfu rwo gutwara ibiguma n'ibisare akavushwa amaraso, ntabwo ari byo gukinishwa. Icyaha cyo gutera umuntu uruguma rumuherekeza agapfana igisare, ibi nzi neza ko iki cyaha kukibabarirwa biragoye cyane. Nta muhereza bitambo hano ku isi wagusabira ngo avuge ko Imana yakubabariye. Ndetse na Yezu Kristo umwana w'Imana ihoraho biragoye kwinjira muri urubanza rw'ibisare. Icyaha cyo gutera abantu ibisare, ibi byari bikwiye gusobanurwa n'abasaseredoti bafite ubudahangarwa. Abayobozi b'amadini n'amatorero bari bakwiye gukoresha ubushobozi n'ububasha bafite, bagasobanura neza inyigisho zivuga ku maraso ya mwene muntu, kuko ni ikizira gikurikirana imiryango n'igihugu cyose muri rusange. Ibi akenshi hazamo imyumvire ituma abapagani batumva neza ibyo abayoboke b'amadini babamo, bityo Sekibi akababonye umwanya wo gusuzugura abayoboke ba Nyagasani Imana. Hari abakeka ko kuba amabwiriza ya n'aya adafite aho yanditse muri Bibiliya no mu yandi mategeko, ubwo ngo nta n'ukuri kubirimo.
kubera se iki? Ibi bizaharirwa ba nyirabyo no mu bashinzwe umuco w'igihugu cyacu. Uhoraho Imana Nyagasani yaguhaye ubwigenge, ariko ubwo bwigenge bwateye abantu kwiyemera no kubona ko Imana ari ntacyo ishoboye. Nyamara ubu ni umutego w'umushibuka mwene muntu yatezwe. Kera iyo umuntu yageraga mu byago bikomeye, akagera mu kaga agahigira Imana cyangwa abakurambere, bavuga ko Imana yumvaga cyane abayihigiye kandi ikabatabara, ikabakiza icyari kibabogamiye, ikabacira icyanzu bagakomeza ubuzima. Abantu rero burya baragorana. Hari bamwe bapfaga kubona bavuye aho bakibagirwa icyo bahigiye Imana, cyangwa bakavuga ngo niko byari bikwiye, niko byagombaga kugenda. Bakazagira igihe cyo gutaha, wa wundi wahize agapfa adahiguye, agapfana umwenda yahigiye abakuru. Umwenda w'umunyabubasha rero ni nk'uwa nkuba, urakurikirana. Kubera iyo mpamvu rero, mu bakurambere no mu bazimu babaho, uwapfanye umuhigo ni bibi cyane, kubera ko agera ku bo yahigiye bakamwishyuza, ubwo nawe akagaruka gusaba mu bo yasize ngo bamugure. Uko abo yahigiye bakomeza kumwishyuza bamutunarika, nawe niko akarushaho gukaza abo yasize ngo bamugure. Iyo bakomeje kubyanga ntibamugure cyangwa ntibasobanukirwe, bikaba byamurakaza, nawe akaba yatsemba imiryango yasize. Ibyo birabaho, kera ibyo byarashobokaga. Sinzi uyu munsi icyo amasomo abivugaho. Yenda baravuga ngo kereka iyo ibyo byemera, ngo kereka iyo umuntu abyemera, niko abo bavuga. Nyamara nta muntu witwaza ko atazi itegeko rimuhana mu gihe ryashyizwe ahagaragara. Hano yenda umuntu yakwibaza uburyo karande za roho zimutera, zifite icyo zimushakaho. Iyo urebye mu bitabo byinshi bya teolojiya barabisobanura. Iyo abazima bakomeje kwibagirwa ababo bapfuye, cyangwa hari ibyaha bikomeye byabayeho, iyo rero hafashwe icyemezo cy'uko umuzima agaruka mu bantu, biba byakomeye. Ahubwo murebye nabi abo mu muryango we mwashira, kuko ibyo akenshi bikorwa mu rwego rw'ubukunguzi. Hari ingero zatanzwe. Urugero nko kubona umukobwa yabyaye umwana aramwica kugira ngo akomeze yite isugi. Umwana yamara gupfa akajya agaruka konka nyina mu nzozi, kandi nyina agakomeza kumva amarira n'imiborogo by'umwana we. Ibi ni amahano. Urundi rugero nko kubona umugabo yarapfuye baramushyinguye, nyamara uyu nawe agakomeza kugaruka kuryamana n'umugore we mu nzozi, bagakora umuhango wo gusigana amavuta y'abashakanye, ibyo abandi bita imibonano mpuzabitsina. Ibi ni amahano. Nko kubona nanone umugore yarapfuye baramushyinguye, nyamara nawe agakomeza kugaruka kuryamana n'umugabo we, ibyo bikaba mu nzozi, ndetse akabuza umugabo we kongera gushaka undi mugore. Uwo ashatse wese agapfa cyangwa akajya akuramo inda ntabyare. Bakora imibonano mpuzabitsina bakagira iseseme kugeza ubwo batandukanye. Ibi bibaho. Ibi ni amahano. Umuntu yarapfuye ariko niwe ukomeza kubwira abasigaye aho bazamushyingura. Iyo purgatori ni mbi cyane. Kuvayo bigomba igitambo. Abakristo bafite uburyo bwabo, na gakondo bafite uburyo babikemura. Hari amahano menshi roho zo mu purgatori zikorera abazima, kandi buri muryango na buri dini nibo babishinzwe. Ibyo biri mu gitabo cya Mariya Sima no mu bindi bitabo bya teolojiya. Iki kiganiro mu kugitegura nifashishije ibitabo bya teolojiya bitandukanye. Urugero ni nka Dictionnaire de la vie spirituelle, Vocabulaire de théologie biblique na Bibiliya ntagatifu. Hari n'igitabo Ijabiro ry'Usumba byose. Iki cyo ni igitabo ngewe ubwanjye nanditse kirahari. Murakoze, mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu, inshuti yanyu Bizimana de Gonzague.